mawe uje ameze utese wambaye neza nese kwisi ugenda bakunzi wacu nese kwisi ugenda tutaganira ntabwo nshaka kumubona ntabwo nshaka kwicara ntabwo muzi ariko sinshaka ngutumiye ngo twiganirire ngo tugere kwicara ntabwo nshaka kuhicara ntabwo ushaka kuhicara umva nkubwire nta mpamvu yo kugwana umva muri njyewe si ukukubeshya sibyo uravugira kuri sound umva nyine nkubwire sibyo n'iki kimikoro cyane nakimukubita mano uyu mubebi yaranyibye twumvikanye ngo kibro oya sister nari ngombwa kugira ngo twiganire mu kiganiro sibyo umva nkubwire mani iki gikobwa nise nicima tuvukanye mani si naho twumvikanye ngo kibro uzongera kumbonera umwana kuko yamwihakanye akiri muto n'ubundi naramwirereye amaze gukura umva se kirere impamvu naguciye mu kiganiro twarakubuze amakuru nari mfise ngo wari muri Kongo kuri gutanga ubuzima ngo bagwa amafaranga nikanongera bisubiremo cyundi abana nkanga mwipfusha ubusa mukajya kwicuruza mujya gucuruza ubuzima bwanyu twamaze ntago bikureba nubwo nakwicuruza kuko n'ubuzima bwanjye Eyo WhatsApp sheboy munondo journalist person no pirate nyiti nama mu rugamo itakatika tetswe imana gadanirwa n'umuyaga mitisi yo original nkuko twabyemeje ikirenge ku muriro nta gukura reka nkomeze nkushimira wakoze subscribe kuri Kigali 250 nawe utarayikora kugira ngo bashe kuba natwe 5/5 wowe uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose muraba agaciro ntangire mu gihe mufata umwanya wanyu mukicara mugakurikirana ibiganiro tubagezaho bya buri munsi tubikorera mwebwe bene wacu mwebwe abiwacu mwebwe bande runaka tukifuza kubereka ibintu bitandukanye hirya no hino ndabizi hari aho dushobora kuba tugera mutagera ubwo tugomba kuhabagirira tukabereka uburyo babimeze kabisa iyi saha aya magingo nicanye n'umukobwa mwiza cyane cameraman aza kumwerekana yambaye neza yambaye za style z'abastare no mwino minsi azamura udusogisi n'agakweto gakabutura n'ibyo nya hano hose yajyanishije abari nkanjye nambaye imyenda yambaye nako najyanishije n'uruhu agiye imyenda yambaye n'ubururu n'umukara n'ubururu umukara usa gute umukara nyine usa n'umukara ubusa nk'ahana umukara usa n'umukara ahangaha siki aha si ubururu ahubwo aha naho imyenda nambaye wajanishije mu magambo make yego akamikoro cameraman yayibonye je none ko yamaye umutuku kandi n'igikara najanishije n'iki wajanishije n'iki subona amasogisi nawe ako nanjye nambaye neza nubwo ntari kugaragara ariko barabizi reka mbashimire mwege mutureba 5/5 nitubicisha amatsiko ndikumwe n'umukobwa mwiza cyane no munsi twafashe umwanya uvuga ngo reka twiganirire ku bintu byo hirya no hino usivye ko nari muzi no mukobwa ariko naramuboze none ibibazo by'amatsiko mfite byo kumubaza aho yahora ibyo yahoramo n'ibiki ndakeka abantu bigeze kumuna kuri Kigali 250 ariko abamunye nago bakemwibuka yarahindutse cyane nago wahindutse ra Jembo na ahubwo narahindutse ndacyari wawo ahubwo siko abaye umwana zero ko umukecuru oya yubuye ndacyari wawo ndo yohe uwo narindiwe ukitangira usuza abakunzi bacu turaguhaye ikaze kuri Kigali 250 sohoza abantu ko barabikurikirana dore usona bahagaze ariko ndabasuhuje mwese umeze neza akomana ndabasuhuje mwese bakwita ndetse kugira ngo ano batakoze bakumenya banyita uwase ese kuki amazina menshi bitwa ngo uwase ntarumva umuntu witwa ngo wanyina nuko ari yagezweho nuko ari yagezweho agezeho se gusa se mama w'umuntu kwera iki we batamwitiriza izina ry'umwana cyane umva bawo uwase bonzi ni benshi cyane bawo wanyina nago nta numwe ndigira no wanyina kandi wango ni igitutsi wanyina ni igitutsi gute haba ngo umutoni wase kandi umutoni baba bitwa ngo icyo abantu bagitwa baba bitwa Mariya Mariya bisobanura nyine wanyina Mariya ni Mariyamu Mariya ni izina ni Mariya ubwo se udufate wase so yitwa Pascal bago wa Pascal ibyo ngibyo byo nabyo bihuriye wa Mariya no kuvuga ngo wase naga ari konserere ya uwase yakaba ari uwase no wa mama we sibyo je mfite mukuru wanjye witwa Mariya kandi wa Mariya bisobanura kuba nyine na wari uwanyina Mariya nzi mu cyarabo ni Mariya mu gumva n'izina ry'umuntu kare nawe utashaka kuncanganya
ngo nuko wakwishuye ngo wase ushaka kudefanda ngo na mukuru n'uwo muvukana ko nawe yitwa mama wawe yego sister amakuru y'iminsi ni meza ajyaho nkwiruka hashize igihe kinini cyane pe wari ufite umwana mutoya cyane umutipa ari aho ukuntu sizo hano byaje kujya twaragushatse turakubura ntabwo wari ukiboneka no mujama yagushatse ngarakubura uriya mwabyaranye wa mwana hari ibyo nari mugiyemo waducira ku mayange numvise ngo wari umaze iminsi ngo uri muri Kongo ngo uri mu kazi ubwabuzi ngo abakobwa mwe na minsi wo mu Rwanda ngo arifata akambuka akagendana nta kintu agiye gukorayo kumba agiye ngo kwidandaza ibyo ni kuki mu biharaye barabeshya ubwo umuntu wabikubwiye ninde niyo makuru tuba dufise baba babeshya ntabwo nigeze njyayo nari nkiri mu Rwanda n'ubundi ukiri mu Rwanda n'ukuntu umugabo wawe mwabyanye agushatse arakubura yaranshatse arambura ariko nari nkiri mu Rwanda sinzi aho yamburiye uzana yakuburiye ubwo yaratubeshye umwana se ari he umwana arahari ari he ari mu rugo so kuri ibyo bintu nari nkubwiye ngo wari waragiye za Kongo naye hose nuko nzi ko hari umuntu yigeze kubona ariko turagushaka aravuga ati umukobwa kunoko bimeze gute aratubwira ati dada agiye twigeze kubitana Kongo ahantu nuko nuko mujama ntabwo yatubeshe uwo mujama yarababeshya ahubwo sinzi ibyo nawe aho yabikubiye nta ibyo kwicuruza ntabyo yavuze emera kuko ngo wari uriyo kubera ko nabona nari nshaka no kwicuruza ubwo byanga none se ubwo urumva nyine niba wavuze ibyo kwicuruza kandi atari byo urumva nawe utamubeshyeye wari uri muri Kigali ese Kigali uyibaye mu buzima wowe ku giti cyawe ntabwo bizi siri icyo nzi cyo ntabwo ubana na mama wawe urakodesha yego sibyo nibwo buzima nyinshi kumenya waye mu Kigali gukodesha kwawe uri umwana muto byanga byakora nta myaka 22 ufise ufise myinshi nka 19 20 ndayifite 20 urayifite n'ibiri 22 uri umukobwa sibyo nshaka kumenya ubuzima wahe muri Kigali kugira ngo twese tubimenye hari n'abantu bakurikirana babo batubona ku ma YouTube cyese bakubona bibaza umukobwa nkuri yakodesha agira ibiki yishura inzu gute ajya gute ajyama gute kano kanye n'umwanya kwisanzura akadusobanurira mfite akazi zisanzwe nyine usobanurire kuri zero uburyo wishura inzu uburyo wambara uburyo ugira ibiki bisanzwe kabisa umwanya ni wawe uburyo nishyura inzu rero ibintu byose nkabikora nuko mfite akazi nyine kampemba ku kazi n'akazi kameze gute kaguhemba gute ntabwo nshaka kukavuga ubwo nyine abakiriya be babyumva oya ibyo ngibyo utekereje ntabwo ari ntekereje ibiki ibyo uvuze ngo abakiriya babe babyumva ndetse akazi ukora ntabwo ukenera hari ibyo ncuruza ntacyo ucuruza kereka mfite ibyo ncuruza nibwo abo bakiriya baba ntacyo ucuruza kuki utagicuruza nako kuki nta kintu ucuruza mfite akazi katari ibyo gucuruza kose ni akazi ko mu rugo ako nabyo wabivuga kubera ko umuntu abona akazi ahara akazi usanga karuta kandi usanga niba aho uri baguhemba nka 20 hagira umuntu agahita bumva akazi ukora akabona ako kazi yakwishimiye aguha kandi karuta ko ngagaguhemba nka 30 nako nshaka kuvuga nabyo biri private nyamara na confirm amakuru nari mfise ko nubanze kubivuga oya ntago ari ibyo ntago ari ibyo wavugishije ukuri ahubwo we no uri kubeshya mu makuru yafite nabi oya amakuru ugena yimfise nayo ngayo hari ibintu biri muri Kigali muri no minsi bamwe ko ari muri Kigali sibyo muri no minsi muri Kigali abakobwa bari gushorana umukobwa tugeze koresha iganiro cy'ubundi yashoye mugenzi wiwe bamutera inda maze kumutenda rangije arabyihakana akanyavuga ati genda umwishakira we gute nago bindeba niba baye guteye wasinze ngo niba waratambikije bagatatamura niko yaje tubwira ngo nakazi kawe kandi umukobwa asire mu kumujyana aho ngaba bamutereye inda niwe yamujyanye amubwira ati ni mu nshuti zanjye biki nibiki kumbe yamujyanye yakoreye amafaranga ibyo niwe nago bijya bikubaho ntabwo byari byamba ntabwo byari byakubaho nta muntu wagutwara nk'ahantu wenda utazi avuga ati habaye show runaka mwagerayo ugasanga agiye guhuza n'abantu utari witeguriye bakeneye ibyabo nubwo yanjyana ese ubu njye nabanyobewe ubwenge we yabikoze kuko n'ubundi abishaka nyine ajya se wigeze kubyaraho ntago muri amujama guteye inda nabonaga mwako muraserera ngo agutendana arangije yangufasha ajya gutendera yawe ubwenge nkuko bivuze nuko twakundanye nabishakaga ariko uwo ngo urumva n'ubwa mbere yaragiyeyo n'ubwa mbere yaragiyeyo we ntago irakubaho na rimwe ntago riramba ibyo bundi se ko numvishe ngo
ngo mwaserereye ngo n'umusore ngo waguteye inda ngo nangeje ngo yikurahe ngo nyikuramo urabeshya ntago ari amakuru yose ayo makuru wese ntago amazi ari wese ninda zikumvisha yarabeshye umuntu ngo mwarahuye ngo nubwo mwahujwe n'ibintu by'ibiceri muraryamana umaze kuryamana ngo nyuma yamubwira ngo uratwite ngaragufasha ngo amafaranga buri kimwe cyose ngo ndashira amezi 7 ngatarabona kindi kuze akubajije ngo bimuserero ngo umubwira ngo wayikuyeyo ngo wende ngatajya kurega muri RIB arabeshya ayo makuru ntago ariyo siko ibintu byose ubihakana erega uvuze ibiri byo nabyemera ariko wowe ibintu uri kuvuga byose ntago ari byo kujya muri Kongo nabyo ntago ari byo ibi by'uyu muniga ntago ari byo okay ibiri byo nibi ubanze nawe kunyibwira uwuri kubera ko nabwiye ko twari tumaze iminsi twaragushaka twarakubuze basi isanzura udusobanurire ubwirana waruri kuko siri amakuru dufise ari wakwefye bamutipe urumva we ahantu aba nyine hari hafi n'ahantu nanjye nari ntuye ariko nahise nimukira kure ariko nguma mu Rwanda wimukiye kure wimukiye kure hehe watuye Nyamirambo ngiye nimukiye Remera urumva nyine harimo itandukaniro niyo mpamvu atongeye kumbona akeka ibyo ngibyo ahajya Remera se Kigali ni Kigali kandi twese nk'abanyamakuru twaramufashije gushakisha uko bavuga uzaremera hose na namwe utagize nimero yawe wakoreshaga naga ari ugikoresha nimero wamamagaje aribwo mpita nkusaba ikiganiro naga ari wari usanzwe ufite umva utari kutubesha nkuko nataye telefone niyo mpamvu ndi gukoresha indi nimero nuko ataye telefone nimero wakoreshaga mu minsi se yo muri Kongo kuri WhatsApp ege makuru ndafise yose ubwo n'umuntu wiyitiriye ngewe no kuri WhatsApp n'amafoto ugafite aho yakuye ifoto yanjye nese ko mfite ifoto wambaye uko nguko ubwo se umuntu ntago yansaba ifoto nkayimuha ubundi agahita anyiyitirira ese ko ikintu byose uri kubihakana wapi ntago ari byo ntago nabihakana ari byo ibyo ni ibinyoma uwo muntu impamvu yatwandikiye uko nguko yatwandikiye aratubwira ngo ni umuntu w'umushuti wawe kana nabwo bwiza ukuri tugira ati nabonye ko muramushakisha none kigana banga umukobwa uri n'uyu twagiye ngo tujya duhura kabisa ngo muri Kongo yarambeshye ntago ari byo akomva niwe yatuhaye niyo foto yamaniyo foto yawe ndebye mise mbona uburyo kano kanya wambaye ntekereza niyo foto yamaye ndi kubona bihura arabeshya abeshye iki yarakubeshye ntago ari byo pe ntago ari byo ko nta kibazo niba yarambeshye turaza kumenya ukuri kwawe kano kanya ntuzamuhuye uriya mugabo wawe n'iki wamubwira ko ari kugushakisha n'ubu akubonye ko byagira ari kunshakira iki se yashaka umwana wiwe se aramushakira iki ko yamwanze imbere ubu ngubu nibwo akeneye kumubona gira ijambo mubwira rero ureba muri kamera usa nk'ari kurabwira gateshwa ati uriya mugabo rero sinshaka kazongera kumbonera umwana uraza kugeza gasonde ku munwa ntago nabyumvise uriya mugabo ntago nshaka kazongera kumbonera umwana kuko yamwihakanye akiri muto n'ubundi naramwirereye amaze gukura umwana wangana gute amaze kuba mukuru ubu ngubu agize imyaka 3 aragana he arahomba ese ko ukomeza kubihisha ntago tuzaza kumwiba nahagana he ahomba nahagana he kuki se ushaka kuhamenya basi waza gusura oya nabashyitsi nshaka nshaka waranamugurishije wowe gusa urumva nakwigurishije ubwo nawe arababyumva nazongere kutubwira ngo tumufasha gushakisha urahari uri mu Rwanda yabyumvise kandi umwana ntago yemerewe kumubonaho nese kuki mwino misi abantu ku bantu bafite abana abagabo babyaranye n'abakobwa babyaranye n'abajama kuki ivyo niko rero misero cyane kandi ibyo niko turabona ku YouTube cyane kubera iki muko murafiki tiko turafiki kuko ibyo niko birababaho nanjye vyambayeho nonde vyamubayeho muko murafiki tiko turafiki ega abagabo b'iyi minsi ntibashobotse abakobwa bo murashobotse bo barashobotse niye mpamvu baka abakobwa mwe wese bo bashobotse abagabo badashobotse none se niba umugabo yanze kumenya umwana umutwite cyangwa akiri muto yakamumenya akuze ngo urumva bashaka iki yanze kumenya umwana umutwite cyangwa akiri muto yabona akuze agashaka kumumenya
uzi impamvu akenshi natwe abakobwa mwebwe ko turahura namwe umukobwa mwino minsi murahura wenda yasitire mukanajyamana ariko ugasanga kumuseka ajyamana n'abahungu bashika bane sibyo umukobwa ajyamana n'abahungu bashika bane ako kanya umukobwa namara kugira ngo ndatwite nawe wari ubizi neza akajyamana n'abahungu bandi kandi nawe yari kwemera akajyamana nabo kugira ngo ufe confirm umwemere ngo yego byo numva bibagoye cyane ushobora kuvyemera ugasanga si yawe. Erega abakobwa baratandukanye ntago ari bose niba harimo ababikora Urageza agasonde ku munwa ngo abakobwa ntago abakobwa ari bose kereka nyine wenda harimo ababikora ariko ntago ariko bose ariko bameze ntago ariko bose bakora muri abo ngabo vuze batandukanye we ntago urimo ntago ndimo kuki se byabaye imiserere ku bintu bijanye n'umwana n'umugabo kandi bumva utarimo uza ko utarimo uri gutumubwira ati yo noneho no kumfasha byihorere nzabyimenya ariko ntabwo wabikoze niye utaye ngo muri abo ngabo ngumwereke ko umuruse byarabaye intambara murahigana ya naho nahunga ugura mu cikana umwana wo ya kumucikana nuko twari duhuye gasaba ndariko rugashira kure nuko twari duhuye tumaze igihe tutabonana abona umwana yarakuze nyine ashaka kugira ngo we amugumane uravuga ati kancike kuki se wamushakisha umwana naga karagufasha kandi utari muri babandi ari kurambwira kuki wamushakisha kagufashe kandi ujya guhura nawe wari ubizi ko ahura n'abandi benshi namushakishije kugira ngo menye ahantu atuye byonyine siko ndeba cyo kare kikumereye nabi ntago utawisize turi buze kuvaho nikuzuba siko ndeba uruhu rwabaye umutuku ni ibisanzwe amero kusa nanjye amero kusa na cameraman ushatse kuvuga iki ubwo amero kusa na cameraman nkamona wabaye igituko nyamara iminsi ishize wari uhari wimbeshyera ese kuki abantu akenshi muba musa n'inzobe ari mwebwe mukeneye izi n'inzobe zirenze izo ngizo ntago isigara amavuta se ho oya wimbeshye urabeshya nese kuki iminwa idasa n'ahandi nuko ariko yaremwe abo turebye tukareba ibirenge wasanga atari ko bisa ahubwo nyine nsubiza icyo kibazo nakakibaje n'abandi bandi kugeza imana kikubajije ngo n'undi muntu wagisuza kizo muri comment kuki ari mwe mukene inzobe birenze y'umufise kandi musanga ufite inzobe abakobwa abantu usuvye n'abakobwa n'abahungu bese gari amavuta kugira ngo wenda bahindura uruhu usanga asa n'inzobe nyamuntu yisiga nta muntu w'igikara nkanjye wayisiga yisiga no asa n'inzobe bakeneye izindi nzobe ni kubera iki abo simbizi ngiye kuko ntayo nigeze nisiga n'uburenganzira bwabo ntabigeze wisiga ndi kubona uruhu ariko ndi kubona atari gone sanzwe nkubona tentire ufite mu mutwe urabizi ukuntu isa umenye ko wajanishije reka da n'isura hari ibintu maze iminsi mbona mu bakobwa nizo mpamvu niko nahera ku bakobwa cyane mwino minsi bafite ivuzi muri Kigali yakuye ukabona naciye ku bantu ejo bundi numva ngo ubuhungu bw'inzobe ngo bari imbwa ngo ibiki n'ibiki gahungu bigikarano bari sa kuye mpamvu uvuga ayo magambo sinabisobanukiwe neza ariko maze igenda byumva abantu benshi kubera iki babivuga bavuga ko nyine abasore b'inzobe nyine baba ari abantu nyine babirasa ukuntu zabandi yego zameko kwanje se ukunda kuyikirigita sabandi gumiza amaboko kwanje kunda gukirigita gabahungu b'inzobe baba bafite ubwirasi nyine ukuntu n'umwiryo nyine nizo mpamvu ngari imbwa sinzi nyine ngo bari abantu nyine biryo ukuntu nyine ese niba ari mwiza bakundi nyine bajya koga bagatinda muri dushe bakireba mu kirahuri bakisiga utumekapu impamvu keje bivuga ngo ni nabo ngo bantu kisi usanga barabaye abagore kuko hari ibintu byiza ngo namizo usanga abahungu nabo babaye abagore abenshi ngo bari babande b'inzobe nibyo ko abumunyambona ngo ari bikara havuye mugiye nanjye abona abonye n'inzobe nibe nawo zibenshi iyo bari n'igikara baritukuza ubwo nawe bivugiye nkuko nabyumvise ntago nabyumvise neza bivugiyeho noneho unambwiye n'impamvu bivuzeho impamvu mbivuze ubivugiyeho uvuga ati ubuhungu b'inzobe
ikibazo bafite ni iki abahungu b'igikari cyiza cyabo ni iki noneho ab'inzobe impamvu bafite icyo kibazo ni uko bitwara uko nuko abahungu b'inzobe impamvu bafite icyiza cyabo ari iki ni uko bitwara uko nuko shaka kubisobanura none. abasore nyine b'ibikara aba ari abana beza nyine bo ntabwo bagira amafuti nyine nk'ay'ab'inzobe biraba byiza gukirigita ntabwo nyine bagira amafuti nk'ay'abasore b'inzobe. okay, umusore w'igikara uvuze ngo ni umwana mwiza ku myitwarire ku biki? ku myitwarire ab'inzobe bafite ayo makosa? bagira amakosa nyine y'utuntu tw'amafuti nyine nk'abo wavuze bihindura abagore. Ibihindura abagore no kwisiga za mukorogo. Noneho tugiye ku bakobwa. abakobwa se gute? Abakobwa mwino minsi nabo amagambo mfise ahari ngo umukobwa ngo ubona ko ari mwiza byanya bijana kwijana ngo ntago aba yiyemera, ngo umukobwa ubona ko ari mubi ngo niwe yiyemera. umubi niwe wiyemera, ibyo uvuze nibyo. Dusobanura impamvu yabyo nabyo. aba yumva ko ari we mwiza nyine urenze. Kubera iki? naho umwiza w'ibyo ntabwo abyitaho. kandi natwe tubona ko umukobwa mwiza yiyemera kubera ko aba azi ko abantu bose babona ko ari mwiza. oya, ahubwo we ntabwo aba abizi ko ari mwiza, ahubwo umubi niwe uba uzi ko ari mwiza. nkawe wibona mwiki muri wowe? wizi ko uri mwiza? icyo kibazo cyo wikimbaza. nyine kandi dutanyaga example kuri abantu ntibaze kubona ko tuko turavuga abandi babone ko natwe twishizemo, ko nanjye nivuze muri bya bikara navugaga. Tugiye kuri wowe, muri abakobwa wowe uri iki wibonamo? njyewe mba mbona ko ndi mubi. uri mubi? ubwo urirate? oya, ntabwo ni kandi wavuze ngo abakobwa babi nibo birata? navuze ngo abirata nibo babi, ariko njyewe nyine kubona kuri mu uri mwiza. wavuze ngo abakobwa beza ntabwo birata kuko bo bumva ari babi, umukobwa mubi noneho arirata ngo yumva ari mwiza. wowe wiyumva uri iki? nyine njyewe numva ko ndi mubi. ubwo uri mwiza stile uri mwiza? yego. mubyumva ni mwiza. Bashaka kureba ubwiza bwawe wese yabubona. Bashaka kureba ubwiza bwawe wese yabubona. kandi nzi ko ndi mubi. nyine uri mubi, ariko wansobanuye ngo ababi ababona ko ari babi ku giti cyabo nibo beza. erega amajisho ntabwo areba kimwe nako. Amajisho? amaso ntabwo areba kimwe. umuntu ashobora kubona ndi mubi, ubundi akabona ko ndi mwiza. ariko uri kurancisha ku ruhande ibintu twego nk'uko nanjye nyine navuze ngo njye nshobora ku bwanjye kureba umuntu nkabona ni mwiza, ariko we akaba azi ko ari mubi. wari wabona umuhungu ariko arireba avuga ngo ndi cyiza? yego. uramubona? naramubonye. naramubonye, hari ahantu namubonye agenda avuga ko ari mwiza. ari mwiza? ariko yari ipede? yari abahungu bagira? ntabwo ari ipede, n'ubundi ni umuntu usanzwe atari. akabona ko ari mwiza? yarabivuze ko ari mwiza, nanjye ndabibona ko ari mwiza. ko njya numva ko ubwiza bw'abahungu ari amafaranga, wibona gute? ntabwo ari amafaranga. mwana wese ntukambeshe. usanga umujama yifitiye akamodoka keza, afite ifungo rya danje, icyo gihe umwana wese akeneye aramwisasira. ariko wowe nta kintu ufise, ubwo uko waba usa kose nta mukobwa upfa kuvugisha. ibyo ntabwo byemera? njyewe ntabwo mbyemera. umuhungu ukunda ameze gute? aba ari umukarani? wari umukarani? nubwo yaba umukarani ariko ari mwiza. shaka kumenya uwo ukunda. nubwo yaba ari umukarani ariko nyine ari umusore mwiza. umusore mwiza? okay, umusore mwiza nashaka kumenya. w'inzobe? njye ntabwo nkunda abasore b'inzobe. nkunda nyine ngo ushaka utaza gukunda nyine abaringaniye barebare. abasa n'uriya uri kuri kamera. ego abyumve se? abasa nk'uriya kuri kamera nawe abyumve. umva se rero impamvu naguciye mu kiganiro twarakubuze amakuru nari mfise ngo wari uri muri Kongo ngo uri gutanga ubuzima ngo baguha amafaranga, reka nongere bisubiremo. rero reka kumbeshyira ngo nagiye gutanga ubuzima bwanjye. niba wumva nyine naragiye kubutanga nyine ni kuri gutekereza, ariko icyo nzi cyo ntabwo ari byo nagiyemo. siko ndeba wagira ngo bise bikurakaza. narakara se uri
binshinze uri kumva ari byo. nyene ijambo nyamukuru n'iryo ngiryo abagabo baraboneka muri Kongo mwari mwagirega mu bintu by'urudandaza mwe no misi gakorwa mu Rwanda ngo muragenda ngo mugamara nk'ukwezi ngo mugahita mugaruka ngo muyazanye we baraboneka se Narumiwe kuko ibyo suri kumbaza urabona bikureba. Wambajije ibikureba wamamagariye ukarika kumbaza ibyo byo kwicuruza. nyine nyihanganije muri private yawe ariko buriya byari mu kiganiro na gutumira nashaka kuganirizaho nashaka nkwibareza ukuntu bimeze kubera ko maze iminsi mbyumva cyane tu ngo murajyayo korera amafaranga muri ubwo buryo se kuki wundi abana nkanga mwipfusha ubusa mukajya kwicuruza mujya gucuruza ubuzima bwanyu Twamaze ntabwo bikureba nubwo nakwicuruza kuko n'ubuzima bwanjye.